Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ko rubyiruko ntarubona rwagiye he? Rubyiruko, haleluya. Kanumva musigaye muvuga nk'abasaza. Ni corona yabizanye. Nimvuga haleluya buhoro mwe muravuga cyane, none se ko gende musaza mwe mubyiruka. Haleluya, haleluya. Mwari muje none. Nuko rero tugiye gukorana. Ntabwo dufite umwanya munini, uyu munsi nta nubwo turi buvuge ku bintu byinshi bijyanye n'urubyiruko, kuko dufite umugisha wo kuba turi mu nzu y'Imana, kandi ni umugisha udasanzwe muri ibi bihe. Rubyiruko rwa hano itorero rya Biryogo, muzirikane ko mubaye mu banyamahirwe babonye ubu buryo nyuma y'icyorezo. Ubwo rero mubyaza ubwo buryo mubonye umusaruro. Mwanyemereye se? Ubwo twajyanye aho ngaho. Dufite intego y'ijambo rero iri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 13 umurongo wa 35. Siyo ntego? Turasoma rero iyo ntego, tunongereho nanone amagambo ari mu gitabo cy'ibyahishuwe. Turasoma mu bice bitatu duhereye ku murongo wa 14. Ibyahishuwe ibice bitatu umurongo wa 14 tugeze kwa 21. Ubwo tugiye gusoma aho habiri, hanyuma tuganire mu minota itari myinshi, tuganire ku iri jambo dufite ry'intego yo kuba maso. Turebe uburyo twaba maso nk'urubyiruko, uburyo twaba maso nk'abakuru, uburyo twaba maso muri iki gihe nk'uko tubitegekwa n'umwami wacu Yesu. Reka rero dusome Mariko igice cya 13 umurongo wa 35. Yesu agira ati, nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse. Amen. Hanyuma mu byahishuwe Yohana ibice bitatu umurongo wa 14 tugeze kwa 21. Dusome naho twihuse. Wandikire marayika w'itorero ry'Ilawodokiya uti, uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ngureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ngureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Amen. Haleluya, haleluya. Dufite intego rero rubyiruko yo kuba maso. Kandi kuba maso, iyo usomye aya magambo Yesu ayavuga, Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, bajya ku rusengero i Yerusalemu. Mu gihe bari bari mu rusengero i Yerusalemu ngo basohotse, abigishwa baramwegera, baramubwira bati, ariko urareba iyi nyubako, urareba ukuntu yubatse, urareba ubu buhanga, urareba ubu bwenge bwubatse iyi nzu. Batangira kumuratira ibigwi by'urusengero n'ukuntu rwubatse neza. Yesu ngo ajye kubasubiza, abasubiza ibihabanye n'ibyo bamubwiye. Arababwira ngo iyi nyubako mureba, nta n'ibuye rizasigara rigeretse ku rindi. Bo barebeshaga amaso yo mu isi, we akarebesha amaso yo mu ijuru. Yapima ku munzani wo mu ijuru, bo bagapima ku munzani, noneho ibyo bavuga bigahabana. Ngo bazamutse bageze
ku musozi wa Elayono ahantu Yesu yakundaga gusengera, ni nk'uko waba uri kuri Rebero witegeye hano mu Biryogo, ngo abigishwa bicarana na Yesu. Babigishwa uko ari batatu bari inkoramutima ze, hiyongeraho n'uwitwa Andereya, ngo baramubaza ngo ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe? Ababwira rero amagambo agabanyijemo ibice bigera hafi kuri 4. Irya mbere yarababwiye ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya, mwirinde hatagira umuntu ugira gute ubayobya, mwirinde kuba tubwirwa ibimenyetso by'imperuka, kuba twumva ibiteye ubwoba by'imperuka. Yesu ntabitubwirira kugira ngo tugire ubwoba, ahubwo bitubwirira ngo twirinde hatagira umuntu ugira gute, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Arangije arababwira ngo hazaba intambara, imwaza intambara, ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami burwanya ubundi bwami. Icyo ni icyiciro cya mbere arakivuga ngo ariko ibyo byose mvuze bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa, wa munsi uzaba utaraza. Arakomeza agera ku gice noneho kireba Isiraheli, kuko abo yavuganaga nabo bari Abisiraheli. Buriya mu isi y'umwuka iyo bafata itorero na Isiraheli ni ibintu bibiri bitandukanye, bafite amasezerano biragize gute atandukanye. Arababwira rero, ababwira ibyo muri Isiraheli muzasanga babwiramo uko bazamererwa bagafatwa nabi na Antikristo, kugeza ku rwego ikizira cy'umurimbuzi kizinjira he. Yarababwiye ngo ibyo nibiba, uzaba ari mu kabande ntazazamuke ngo ajye ku musozi, uzaba ari ku musozi ntazamanuke ngo ajye mu kabande, uzaba ari hanze ntazifuze kwinjira mu nzu, uzaba ari mu nzu ntazifuze kwinjira hanze. Aho umuntu azaba ari azagumaho. Ubwo arimo arabwira Isiraheli. Arakomeje hasi rero aravuga ngo ubutumwa bwiza buzakwira isi yose. Ubwo arimo arabwira nde? Itorero. Noneho ubutumwa bwiza buzakwira hehe? Kandi niba barenganya bakabajyana no mu nkiko, nimuzashaka ibyo mwisobanura, muzabaho icyo kuvuga muhageze. Ubwo arimo arabwira nde? Itorero ry'Imana. Ntabwo turaba kugira ubwoba bw'ibimenyetso by'ibihe, ahubwo turaba kuba maso tugategereza umunsi w'umwami wacu. Ibi ni ibintu bibiri bitandukanye. Kugira ubwoba bitandukanye no gutegereza. Kuba maso ntari mu bwoba. Yubwiwe ngo ba maso, ntabwo ubwiwe ngo hinda umushitsi, ahubwo ubwiwe kumenya ibihe no kubigenzura neza. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero arangije nibwo yashoreje kwaya magambo ariyo twagize intego, ababwira ngo mube maso. Ikintu yabasabye yaravuze ngo mube maso munasenge. Cyo nicyo twebwe dusabwa nk'itorero, mwirinde mube maso kandi mugire mute musenge. Ni ibintu bitatu biri ku murongo wa 33. Mwirinde kandi mube maso mugire gute musenge. Ageze kuri 35 aravuga ngo nuko namwe rero mube maso, kuko mutazi icyo gihe. Ndagira ngo mbatangarize ko ibimenyetso byose yari yavuze ruguru yabibwiraga Isiraheli, ariko yageze ku kugaruka kwe aravuga ngo mube maso kuko mutagize gute. Igihe cyo kuza kwa Yesu nta muntu ukizi itorero. Ndetse 34 usobanura neza ko yabwiraga itorero, aravuga ngo icyo gihe azahagarara ku bicu ngo yohereze abamarayika be ngo baze bakusanya abera mu birere bine byinshi. Ubwo ninde wabwirwa? Uwo wabwirwaga ni nimwumva ko ari itorero. Iyo ageze ku itorero rero icyo dusabwa ni ukuba maso. Ese kuba maso ni ugukanura cyane? Kuba maso ni ukudasinzira? Kuba maso ni uguhora twikanga? Ejo urukingo ruraje turirutse, ejo haje kandi turirutse, tuzahora muri urwo. Kuba maso ni uguhora muri urwo. Kuba maso ni uguhora
nuguhora twikanga icyatsi n'umusaraba nyuguye n'ipusi duciyeho. Ibyo nibyo bizavuga ko turi maso, ahubwo ibyo ni ukuba mu bwoba. Ntabwo Yesu yasize itorero ngo ribe mu bwoba, Yesu yasize itorero ngo ribe maso, rimugirire icyizere, ryubake kuri we, ryikomeze kuri we, aleluya, rigirire icyizere muri we kuko niho ririndiwe. Ntabwo yadusize ngo tugire ubwoba. Torero ndagira ngo mbatangarize ko kuba maso atari ukugira ubwoba. Twasomye iri jambo cyangwa se ubutumwa bwandikiwe iri torero Laodikiya. Ntabwo mfite umwanya wo kurambura ibya Laodikiya hano, ndi ku ijambo rivuga ngo tube maso. Laodikiya ni muri Turukiya, ni mu birometero bigera hafi nko mu 100 uvuye Efeso, kuko Efeso naho ni muri Turukiya. Hanyuma rero iyi Laodikiya mu gihe cy'ubukoroni bw'Abaroma, Abaroma bategeka isi, iyi Laodikiya ari umujyi niwo wari ukomeye muri iriya mijyi 7 yandikiwe mu bintu by'iterambere. Ntabwo ari wo wari munini, ntabwo ari wo wari umujyi munini, ariko mu iterambere wasigaga iyindi yose. Muri iriya 7 yandikiwe, Efeso niyo yari umujyi munini cyane, ariko Laodikiya yayisigaga mu iterambere mu birometero 100 uvuye nko mu Efeso. Ikindi wari umujyi mu bintu wari uteyemo imbere, wari uteye imbere mu bintu by'ubucuruzi bwo mu rwego rwo hejuru. Nimvuga ngo wari uteye imbere mu bucuruzi, ibi turimo twubaka uyu munsi, ibi tudakora amazu, Laodikiya amazu yaho niko yari yubatse, n'amatongo agihari niko ameze. Ibi twirwa dushushanya za nkingi tugashyiraho utuntu, Laodikiya babifite mu myaka irenga 1000 iri imbere. Mu iterambere bari bagezeho, hanyuma bari bateye imbere ku bucuruzi, bagatera imbere mu bintu by'inganda, bafite inganda zikora imyenda cyane cyane. Bari bafite umwihariko w'imyenda y'umukara bakoraga mu bwoya bw'intama zahabaga. Iyo myenda yarashakishwaga ku rwego rw'isi, wari umwihariko wa Laodikiya. Ikindi Laodikiya yari ifite, yari iteye imbere mu bintu by'amabanki. Muri kariya gace amabanki akomeye yabagarawo Laodikiya. Ikindi bari bateyemo imbere ni mu bijyanye n'ubuvuzi. Laodikiya yari iri imbere cyane cyane ubw'amaso, buvuzi bw'amaso ho bari bateye imbere birenze. Hanyuma rero iyi Laodikiya muri izo nganda, muri ayo mabanki, muri abo bavuzi, harimo n'abakirisitu. Mwanyumvise torero? Erega reka mbabwire, hari ibintu duhuriraho n'isi, tukabihuriraho muri rusange. Ubu ngubu ugiye mu bacuruza mu mujyi wasangamo n'abaki, abari kugura mu Bushinwa n'abakristo barimo cyangwa ntibarimo. Ni ukuvuga ngo hari ibintu duhuriraho n'isi. Ndi ku ijambo rivuga ngo kugira gute? Kuba amaso. Dufite ibintu duhuriraho n'isi. Rubyiruko, ntabwo mwiga mu mashuri y'abarokore. Murayafite y'abarokore bonyine? Mutuye muri quartier z'abarokore gusa? Biryogo yubatse muri quartier y'abarokore? Hari ibintu duhuriraho n'isi, ariko hari n'ibyo dutandukaniye. Kuba maso ni ukumenya ibyo duhuriraho n'isi, ni no kumenya ibyo dutandukaniyeho, ntubivange. Laodikiya bari bafite ibyo bahuriyeho n'isi, ariko bagombaga kugira n'ibyo bagira gute batandukaniraho. Izina Laodikiya rero bisobanura iki? Bisobanura ubucamanza bw'abantu, cyangwa se mu yandi magambo uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nicyo Laodikiya bisobanura. Ni ukuvuga ngo ni itorero bubakiye ku bitekerezo bya muntu. Ngicyo kintu byapfuye rero n'umwana. Bashyiraga imbere ibitekerezo byanda
aho gushyira mbere ibitekerezo byande. Iyo ushaka kuba maso ntushyira imbere ibitekerezo by'umuntu, ntiwubakira ku bitekerezo by'abantu, ahubwo wubakira ku bitekerezo byande. Ikibazo cyari Laodikiya rero n'izina ryabo ubwaryo ryari rifite ikibazo. Bayaga mu rusengero bavuga ngo ibi ni uburenganzira, ibi ni uburenganzira. Rwa rubyiruko rugiye, rwa rubyiruko rugiye. Bayaga mu itorero bavuga ngo ibi ni uburenganzira. Yesu ntabikunda ariko ni uburenganzira. Yesu ntabyemera ariko ni uburenganzira. Hanyuma rero arabandikira, arababwira ngo wiyita Amena, umugabo wo guhamya inkomoko y'ibyaremwe byose. Kuki yiyise Amena? Ijambo Amena yaryiyise ku mpamvu ebyiri. Iya mbere, Amena mu rurimi rw'Ikigiriki, mwumva Yesu yigishaga, iyo yabaga agiye kuvuga ukuri gukomeye yaravuga ngo ni ukuri, ni ukuri ndakubwiza iki. Ubwo yabaga agiye kuvuga ibintu bikomeye, agiye kubwira Nikodemu kuvuka ubwa kabiri, yaramubwira ati ni ukuri ndakubwiza ukuri, nutabyarwa n'amazi n'umwuka hehe n'ubugingo buhoraho. Noneho rero buriya mu Kigiriki ni Amena, Amena, nutabyarwa ubwa kabiri ntuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni ukuri, ni ukuri ndakubwiza ukuri, kutabyawe ubwaka. Impamvu yiyise Amena ni ukuvuga ngo yari ababwiye ngo iyo ntangaje ukuri ntikwigwaho. Ukuri ntangaje nta nama igusuzuma, ibindi byavuzwe ni amagambo. Ibyo ntangaza ni iki? Ni ukuri kutagira ukundi nyuma yako. Niyo mpamvu yababwiye ngo wiyita. Icya kabiri, Amena murabizi ni ijambo dukunze gukoresha dusoza, siko se bimeze? Turasenga twarangiza tugashyiraho ngo Amena. Ni ukuvuga ngo ukuri yarababwiye niko kwa nyuma, nta kintu yari yishigarije inyuma. Yarababwiye ngo aya magambo ngiye kubabwira niyo ya nyuma. Niyo mpamvu yavuze ngo wiyita Amena, umugabo wo guhamya. Ikindi arababwira ngo niwe nkomoko y'ibyagize gute. Aho biroroshye kubyumva, iyo kode iroroshye kuyikuraho. Yababwiraga ko ari we Mana, ko hejuru ye nta wundi uhari. Arababwira ati rero iyi baruwa nimuyifate nk'iyo mwandikiwe na fiyanse, nimuyifate nk'iyo mwandikiwe na boyfriend cyangwa girlfriend. Iyi baruwa muyifate nk'iyanditswe n'uvuga ukuri kutagira undi usubizaho, muyifate nkaho ariyo ya nyuma mboherereje, kandi muyifate nk'ivuzwe n'Imana ubwayo. Haleluya, haleluya. Muri uko kuri rero kwari muri iyo baruwa kwari ukuhe. Yesu amaze kwiyita ayo mazina yababwiye ibibazo bibiri byari mu itorero. Ikibazo cya mbere, ntibari bashyushye kandi ntibari bakonje. Murumva ikibazo yarabafiteho. Buriya yaravuze ati nayo muba mukonje nkabonaho mpera, none ntimushyushye ntimunakonje, ntimuri abapagani, ntimuri nabuze ahantu mbashake. Ariko buriya nuko yanze kubakomeretsa, ubundi bari abapagani, ubundi hagati ntihaba, ubundi hagati ntihaba. Habaho kuba umukristo, hari ibintu byadutse by'ubuyobe bavuga ngo ariko kanaka ngo akizwa cyane cyane ntiba. Arakijijwe cyangwa ntagize gute? Ntakijijwe. Ngo kanaka ngo ariko ngo bonawe ngo akizwa buhoro. Buhoro ntabwiba. Buhoro mwayikuye he? Ese ubundi mupimisha iki kureba niba ari buhoro cyangwa ari cyane? Nta cyane nta buhoro iba.
ngo jewe rero ngo ibintu by'Imana ngo nzambigendamo ibyo ntaho biba ugendamo buhoro se gute igipimo mupimisha ko ari magenda buhoro ni igiki ni ikiheze hanyuma rero ngo ntibari bashyushye ntibari ngo ahubwo bari akazuyazi icyo cyari icyaha cya mbere yabareze giteye ubwoba ariko nimvuga Laodikiya murebe Laodikiya yo mu Biryogo murebe niyo muri Sejemu siko bimeze ntimusubire muri Turukiya baracuruje ibintu birakomeye kereka nimujyayo mugiye kurangura baracyahari se kuri byabo byarangiye kereka nimujyayo mugiye kurangura ntabo ibyabo byarangiye uko nyine ahubwo mubizane umuntu wese abyishyireho urashyushye urakonje uyu munsi wumve ko ari wowe arimo yandikira uwiyita Mana umugabo wo guhamya inkomoko y'ibyaremwe byose arimo arakwandikira akubwira ngo mbese urashyushye cyangwa urakonje ubundi uherereye hehe agushakire hehe agushakire mu bashyushye agushakire mu bakonje icyo cyari ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri uko biyitaga nuko bari byari ibintu binyuranye ngo bari bazi ko ari abakire ngo we yabareba akabona bameze nk'abicaye ku muhanda basabiriza uyu nguyu ntawe ariko burya rero kwigira umukire ukennye nabyo ni umwaka kwigira umukire ukennye ngo bo bavugaga ko ari abakire ngo yabareba bagasanga ari abatindi bo kugira gute ngo bakibwira ko babona ngo yabareba akabona barimo barakabakaba aba babona kugeza ku ruhe rwego ko muri no muri santimetero batahareba ngo ibyo byamubanye ikibazo ibyo ngo abigiraho ikibazo gikomeye ikindi ngo nibo bantu bari bazi ko bambara neza ariko we yacisha muri jimeri ye bakabona bambaye iki uko bavutse nk'ubu basohotse bazi ko bambaye ngibyo rero umunzani w'Imana n'umunzani w'abantu iyo umuntu yayobowe n'ibitekerezo by'abantu yibwira ko ashyushye Imana yashyira ku gipimo nguyu ashyushye nka firigo se ikajya iyoberwa ibyo ari byo yakongera yapima ngo aravuze ngo arambaye igashaka ikintu yambaye ikakibu yavuga ngo arareba ikabona arimo aragenda asitara none se mbabazi igipimo cyemerwa kiraba icyo mu Biryogo cyangwa kiraba icyo mu ijuru igipimo ngenderwaho cyaba ari icyandi mu gupima ubushyuhe hari utuntu tubiri bakoresha murabika kandi badushyira aha ngaha twishimo two dukoresha inaha bakoresha icyo bita ngo ni dogere Celsius bajomba aha ngaha bagapima bakavuga ngo umuntu afite za 30 za noneho rero hari ikindi gipimo nacyo gipima umuriro nacyo cyitwa Fahrenheit iyo bagikubise aha ngaha cyo cyanditse 0 ubu uri muri 30 na cyo nuko nyiracyo yagikoze iyo uri muri 30 na cyo kiba cyandika 0 muri 32 iba ari 0 noneho urumva rero bakikuzaniye ugapima wavuga utahubwo na wa undi muke ntawo mfite noneho cyo cyakubwira ko nta muriro ufite ikintu gitangaje rero ukuntu Laodikiya yari imeze ibipimo ntibyahuraga bamwe bari muri Celsius abandi bari muri Fahrenheit bapima 32 kabaze Imana yakubitaho uti ku gipimo kitanyeganyegara kandi avuga ko ashyushye bakabura umuriro none nababajije ngo turagendera ku gipimo cya Biryogo cyangwa turagendera ku cy'Imana kuri muvuga ko wambaye Imana yareba ikabona wambaye ubusa kuri muvuga ko ushyushye yareba igushyuhije ikabibura igasanga ahubwo uri firigo ku Imana uri muyibwira ko uri umunyabwenge ko usobanukiwe kureba
yareba ahubwo ukabona urakabakaba, ubwo umuti uraza kuba uwuhe? Ngibi ibibazo bibiri rero Yesu yahasanze. Buriya reka mbabwire, iyo ushaka kunywa amazi wagize akazuyazi uhera ku mazi ashyushye, sibyo? Ukajya wongeramo akonje. Laodikiya rero buriya kuba byarababaje Imana si uko bahoze bakonje, ahubwo bakondeshejwe n'iki? Babaye akazuyazi biturutse he? Bongeye mwakonje, bakimburiye ibintu biraza bigenda bibamaramo ubushyuhe, bigenda bibamaramo imbaraga, bagera ku rwego rwo kuba akazuyazi. Yesu aravuga ngo mfashe icyemezo, iyo muba mukonje basi twari kuba mwahashyushye, none ntimukonje ntimunashyushye, ngiye kubagirana, ngiye kubanga. Aravuga ati ubwo mudakonje mukaba mutanashyushye kubera ubukonje bwabinjiranye, muvanga ibikonje n'ubushyuhe nari nabahaye, ngiye ku torero kuba maso. Urabyibuka intego dufite ni ukuba maso. Kuba maso ni ukwirinda ko ubukonje, ni ukwirinda ko barafu ikwinjirana. Buriya urimo urajya muri biriya mwigiramo, mwagiye mudohora biriya mwakinguriye amarembo, ukabijyamo ukagira ngo ntacyo ubaye, nyamara wari wicaye muri barafu, none se ubushyuhe wajyanye murabutahanye. Hari ahantu hamwe nakoraga ku mudugudu umwe, nza kugira umukristo w'umusore aza gusimbukira mu kabyiniro, atarakizwa ngo yakundaga akabyiniro, ngo yumva aravuga ngo ariko ngo mu kabyiniro bimeze bite, ko maze imyaka ntajya y'ubu bageze, ngo ajya kugasura, ajya kuri harya bahitaga kuri KBS ni KBS hariya ku Kimihurura hafi ya convention yari KBS. harya niko yagiye gusura rero ka KBS, aravuga ati reka ngeye usuzume ndeba ha mu kabyiniro bageze. Ngo aragenda agura fanta rero, yicara mu kabyiniro, barabyinnye baranyweye, barajimije amatara mu mwijima, aranyweye. Hanyuma rero inkumi nyine ikorera aho umurimo wayo iza kumureba, aramubwira ati ariko wowe ko kuva kare nakubonye aho utabyina bite? Undi aramubwira ati umunsi simeze neza, ntago nshaka kubyina. Ati reka ntabyo ze, ati mwajye muvugisha ukuri niba utabizi bakabikwigisha, ariko ibyo kujya hano uvuga ngo ntubyina urarwaye, hano se ni kwa muganga. Hanyuma rero byaje kurangira ngo ndiyumvamo akanyabugabo, atari kuzuye ntasuzuguye, ati wamwereka ukuntu nabyinaga. Umukobwa agarutse kumureba ahita avuga ati reka mucaha agasuzuguro amenye wundi, ngo yaragiye aramubyinisha aramwahagiza. Hanyuma amaze kumubyinisha ngo asubira kwicara, undi aravuga ati ariko ko watangiye karunywa fanta, ariko n'ukuntu wabibyinaga, ati jya nabonye ubyina nk'igipasiteri. Ati ubundi ngo ahita arakara rero nanone, aravuga ati banzanire byeri hano. Aka gasuzuguro gakomeza kumurikirana, abarazinyweye rero. Mutese kutajyayo mu kabyiniro wabimenye ute? Yarazinyweye yaraheza, akabyiniro karafunga, baramusohora, bamusohora agenda aryama muri ya jaride aho imihanda ihurira hariya Kacyiru. Imubu uramukubita wa mu gitondo, uramukubita, yagaruye ubwenge saa yine, ahita aza yiruka asanga ku biro, arambwira ati ndapfuye birarangiye. Ati naraye ngize gutya nibwo yampaye inkuru, ati yaje gisa nkuko mbese murabona umuntu ikime cyose cyatonzeho, izuba ry'agasusuruko rigakubitaho, yaraye anywa izo nzoga, mutekereza gutungutseho mu biro, uri pasitoro wari umuzima wa kirisito bo mu rusengero. Yaje nanjye mubonye ndumirwa, arambwira ati nanze no kwiyuhagira, ndashaka kuza ngo ndebera ivi. Dore ukomeza byakugendekeye biti nasuye akabyiniro, ugasuye nizo ntacyo baguhaye, izo nizo ntacyo uzanye. Babwira ngo ubwo bushyuhe mufite n'ubujyana muri firigo burashira, niba
bushyuhe yaguhaye nugenda ukivanga na firigo urasigara uri akazuyaza. nta bukristo yari agifite, n'ubupagani naho yahavuye atemewe abyina nk'igipasitoro, ari naho hagati aho ngaho. ubwo ubundi yari asigaye ari iki? ndagira ngo mbabwire torero, Yesu arashaka ko dushyuha cyangwa tugakonja bikagaragara. arashaka ko ibintu bisobanuka. kuba maso ni ukumenya ko hari ubushyuhe wahawe ukaburinda. kuba maso ni ukumenya ko hari icyo Kristo yashyize muri wowe ukakirinda. umuntu aba maso yafite ibyo arinda. iyo udafite ibyo urinda, ushatse wanakingisha rido y'igitenge ukiryamira, ninde uza kukwibaza? arakwibikiza. ariko iyo uzi ko ufite imari urarinda. ushyiraho metalike, ugashyiraho n'umuzamu, ugashyiraho na za kamera, kuko uzi ko ufite icyo ugira gute urinda. niba tubwirwa ngo tube maso, tumenye ko hari icyo Kristo yatubikije kandi ashaka ko dukomeraho cyane. rubyiruko rero, niba mushaka kuba maso, nimubanze muha agaciro icyo umwami yababikije. hanyuma rero Yesu icyiza cye ntabwo adusiga gutyo. aba ngaba bari barataye iki? Yesu ahamagara itorero yari yararihaye ibintu bibiri by'ingenzi bigomba kureberaho mu buryo bwo kuba maso. hariya muri Matayo 5:13 yarababwiye ngo muri umunyu w'isi, muri umunyu w'isi, kandi umunyu ukayutse ngo ntacyo ukigize gute? gutakaza ubushyuhe kwanyu niko guta agaciro kwanyu. iyo umunyu wakayutse ngo ikiba gisigaye ni ukuwushyira mu nzira bakawugira gute? bakawukandagira. kandi umunyu ntabwo uba umunyu ku birayi iyo babitekanye n'ibishyimbo, ntabwo uba umunyu ku birayi ngo usige ibishyimbo. umunyu uko ukwira mu biryo byose niko umunyu uba umunyu ahantu hose ugeze. ntabwo Yesu yabasabye kuba umunyu muri hano mu rusengero. muba umunyu mu rusengero, mukaba umunyu iwanyu, mukaba umunyu aho mukora, mukaba umunyu aho mwiga, mukaba umunyu mu buzima bwose bwa buri munsi, mukaba umunyu mu busore, mukazaba umunyu muri fiyansaya, mukazaba umunyu no mu mugore no mu busaza no mu bukwere, mugakomeza mukaba umunyu. ntabwo umunyu uba umunyu umunsi umwe ngo ejo ube isukari. bibaho? arongera arababwira ngo ku murongo wa 14 ngo ntawakongereza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo aritereka ku gitareko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. kandi aravuga ngo umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kugira gute? kwihisha. inshingano dufite niyo kumurikira abandi, niyo kuvuga ubutumwa, niyo kuba abantu bakwiza inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. iyo twataye iyo nshingano, ubushyuhe buradushira. iyo ugeze ahantu ntuhamye Yesu, ubushyuhe burashira. iyo ugeze ahantu bakakubaza bati kuki utanywa inzoga, ukavuga ngo urwara mu nda, ugatangira kubeshya ko urwara mu nda. bavuga batari koko twumvise uririmba uri umurokore, ati genda indirimbo z'Imana ndazikundira. ngo urimo urahunga kuvuga ko uri umurokore gusa. nuko abantu bagenda bakonja akazagera aho akaba akazuyazi, Yesu akagera gute? akamuruka. mu bintu bitugize abaturibo bituma duhorana ubushyuhe ni ugukora umurimo w'umwami, ni uguhamya umwami tudaciye ku ruhande. niba mushaka kuzaramira mw'ibi bintu mukabisaziramo, nimujye muhamya umwami wanyu, muvuga abo muri bo, mwigenda muhisha abo muri bo. ariko se murabuzwa n'iki kubahisha? reba, wambaye nk'abisi, wambaye nk'abakonje, uritwara nk'abakonje, ibigambo uvuga n'iby'abakonje. none se ubundi urabuzwa n'iki kubihisha? ko ngaho kuko imbaraga zigenda zibashiramo kuba amaso bikabananira. icyo nkundira umwami wacu rero, ibintu ntajya bireka atagiye inama, ntajya atuma umuntu murungabangabo. aravuga ati nubwo mumeze mutyo, nkaba ngiye kubaruka, ndabaruka maze kubaha inama. arababwira ngo mva rero mbagire inama, mungure, mugire gute?
mungureho izahabu nziza mubone uko muba batunzi. icya kabiri, mungureho imyambaro y'ibitare myiza mwambike isoni z'ubwambure. icya gatatu, mungureho umuti musige ku maso yanyu mubone uko mureba. kuki yababwiye kumuguraho izahabu? nusoma Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 7 niho uzabyumva, avuga ko kwizera kugomba guca mu ruganda, kandi uko guciye mu ruganda kugenda kurusha izahabu igiciro. yarababwiraga ngo umuti wabakiza nuko mugarukira kwizera Yesu. abari barataye kwizera bagahindukira, abatarigeze bizera bakizera, abari batangiye gucogora bakarushaho kumwizera. ntabwo ibimenyetso by'imperuka nibigutesha kwizera uzaba utaye icy'ingenzi, uzajya mu bukonje. iki ni igihe cyo kwizera, ntabwo ari igihe cyo gutakaza kwizera. kuba maso ni ukwizera. mungureho izahabu nziza. icya kabiri aravuga ngo mungureho, sinababwiye ko bari bafite inganda zikora imyenda y'umukara. Yesu arababwira ati noneho ndabahinduriye rero, nge mungureho iy'umweru. noneho mwandike isoni z'iki? z'ubwambure bwanyu. ahangaha yarababwiraga ngo mwe kwishingikiriza ku gukiranuka kwanyu, ahubwo mwiringire gukiranuka kwa Yesu. ntabwo tubeshejweho no gukiranuka kwacu. ejo bundi umuntu aherutse kuzampindaho yashyushye, aravuga ati yewe ibi bintu bya korona mbizi cyane cyane ntekerereza. arambwira ati ubu ngubu izi nkingo barimo barahindura ADN y'abantu. ndamubwira nti ibyo ntabwo babinteye. ati kubera iki se? ati ADN yawe yahindutse. nabwira nti mu ijuru ADN ntayo bazambaza. mu ijuru se handitse ADN? nta ADN mu ijuru ntayo nkeneye. atari ko nawamaramaje, ntinaramaraje nyine. none se njya mu bintu bijya kunkonjesha. nashatse ikintu asobanuriyemo cyo muri Bibiliya ndakibura, sanga byose ni ibintu byo muri siyanse. ndamubwira nturakoze, ibyo umpaye bya siyanse wowe ubyiringiye ukwiye kugira ubwoba. kuko siyanse yo irimo irivuguruza, irimo iratsindana, irimo irasenyana. ariko ibyo umwami yavuze cyagiye n'ubu nibyo akivuga. uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. namubwiye nti Kristo ntabwo umugabo usuzuguritse andinda nk'imboni y'ijisho rye. ntabwo rero ati Kristo yamukora mu jisho ngo abyemere. n'icya kabiri yavuze ko antetse ku mugongo. n'umugore usanzwe nta wamujishura umwana, ntanswe Yesu. umugore wamujishura umwana yaba aheye, yapfa mbere y'uko umwana bamujishura. ndamubwira nti none uravuga ko Yesu bazamunjishura mu mugongo? ntigewe njya ndirimba ngo iraduhetse ku mugongo wayo. ubwo rero igendere, ndumva siyanse yawe itankura ku mugongo w'umwana. none ubwoba mufite n'ubwiki dufite mu kiganza cye, nawe baza kutuvuvunuramo. bwacya mu gitondo ukaba urirutse uti nterura urukingo, ati biraba birangiye. ubwo icyo kiganza urimo ni icyande. icyo kiganza urimo ni icyande, ko numva niyo cyaba ari ikipusi isanzwe utapfa n'imbwa ntiwapfa kuyitwara inyama. ubu Yesu koko niyo bazakora mu biganza bakanjyana uko babonye. Bibiliya imbwira neza ngo niba nanditswe mu gitabo cy'ubugingo, abo nibo bantu Antikristo atazakora. ahubwo ndakubaza, uranditse? nta hantu havuga ngo nutikingiza ntaho uzahurira na Antikristo. haranditse ngo keretse umuntu gusa izina rye ryanditswe. none wowe ngo kuko ritanditswe muri kompiyuta hano niko bakubwiye, wasomye nabi. iyandikishe. nutiyandikisha rwose ubundi se wa mugani utananditse, ubundi ubwo Antikristo yaba kwirukana gushaka biki? ntagusanga. hanyuma rero ikindi kintu yarababwiye ngo bamugureho umuti wo gusiga ku maso. ikintu yababwiye kwifuza
ahangaha yababwiraga kwifuza ni umwuka wera. Umwuka wera niwe udutera kureba uko abandi batareba, kureba birenze siyanse, kureba birenze ibyo twize, kureba birenze ibitabo twasomye, kureba birenze amakuru isi ivuga. Yarababwiye ngo mungureho umuti. Umva Yohana uko yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2:27, mutagira ngo nibyo nkuye mu mutwe. Yaravuze ngo kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha, kandi nk'uko uko gusiga kwe kubigisha, kuko uko gusiga kwe kubigisha byose kukaba ari ukukuri atari ibinyoma, kandi nk'uko kwabigishije kuba ariko kuguma muri mwe. Gusigwa twasizwe ubwako bita kudutangariza amakuru. Ubu ntiwatubwira ngo Yesu yaraje ngo bipfe kudufata. Gusigwa twasizwe kuratubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Yesu yadusigiye umwuka w'ingwate ngo akomeze atubwiraho ibihe bigeze. Twe ntabwo bare muguru umuti usiga ku maso yanyu mubone. Pawulo asengera Abefeso mu gice cya mbere murongo wa 16 yaravuze ngo hari ikintu abasabira ngo amaso y'imitima yabo abone uko ahweza, bamenye ibyo biringizwa n'Imana yagize ite yabahamagaye. Nimudasaba kugusigwa ngo mugire amaso, muzamera nka wa mugaragu wa Elisa. Niwe ingabo zaje ngo arebye aravuga ati biracitse databuja, turapfuye turashize. Elisa aho kugira ngo anakureho rido ngo arebe, aravuga ati humura uyu mugabo afite ubumuga bw'amaso. Umugabo ngo amaze guhumuka arongera nawe asubira kwiryamira, arongera nawe asubira. Ubwo uriya mugabo yari atewe ubwoba n'iki? Si ubumuga bw'amaso yari afite, yarahumye. Iyo udafite ukugusigwa wikanga akantu kose, kandi ko kubuteye ubwoba nawe kwikanga ufite rezo rwose, nkaze kudasize amaso yawe arareba hafi. Tugiye gusenga rero, tugiye gusenga. Ese kuba amaso mwabyumvise? Kuba amaso murabyumvise? None se musanze muri maso? Ibyo byongeye kubaha umwanya kugira ngo twubike imitwe tuganire n'imitima yacu, tumenye niba turi maso cyangwa tutari maso. Umutima niwo wakubwira neza niba uri maso cyangwa utari maso. Ariko ndarifuriza umuntu wese twabanye muri iki giterane, mufitiye icyifuzo cyo kuba maso, tugategereza umwami tudafite ubwoba, ntawe udukanga, amazina yacu yanditswe mu gitabo. Ese uranditswe? Wariyandikishije? Wanditswe ryari? Nta muntu wandikwa ngo ntabimenye, kuko umwuka w'Imana ngo niwe utubwira ngo aba data, ngo tumenye uko twita papa iyo twavutse ubwa kabiri. Umwuka arabitubwira. Niba utarabimenye ubwo ntiwanditswe, uyu munsi wari ukwiye kwandikwa, kuko niho wakirira honyine. Gura kuri Yesu, kwizera, kugira ngo uyu munsi numwizera nawe wandikwe mu bandi. Gura kandi umuti ushyire ku maso, kugira ngo urenze amaso ibihe, urebe birenze ibyo abantu bakubwira, urebe birenze amakuru isi ivuga, urebe birenze ibihuha biriho. Nta handi wakirira ni muri Kristo Yesu. Rubyiruko bene data, tugiye gusenga. Ndashaka gusengera umuntu ushaka kugira ngo izere Yesu amubere umwami n'umukiza. Ndanasengera umuntu wumva kwizera kwe kwarahungabanye, akaba atarari maso. Ntabwo byagukundira kuba maso utizeye. Bibiliya iratangaza ikambwira ngo utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Tutiriwe tujya muri detaye nyinshi z'ibyaha n'amazina yabyo, utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Niba kwizera kwawe kwarahungabanye, kugahungabanywa n'ibihe urimo unyuramo, kugahungabanywa n'ibyo wumva, kugahungabanywa n'ubukonje bwakwinjiranye, ukaba warabaye akazi
akazuyazi. Iri teraniro Imana yariteranije kugira ngo ikugarurire ibihe byawe, yongere igusubize ku rufatiro, nawe ugire ibyiringiro, ube hano ufite ibyiringiro by'ubugingo. Hari umuntu wumva agize icyifuzo ko twamusengera muri ibyo bibiri mvuze, abaye ahari narambura ikiganza. Tugiye gusenga Imana, ariko umuntu ushaka ko dufatanya nawe gusenga narambura ikiganza, yaba ari hano mu nzu imbere cyangwa yaba ari hanze, narambure tumufashe gusenga. Urahari? Mu ndebere ko hari urambuye, tumufashe gusenga. Imana iguha umugisha mwene data, Imana iguha umugisha. Hari undi umuntu wumva twamufasha gusenga narambura ikiganza. Imana iguha umugisha nawe, Imana ikurebe neza kandi yumva icyifuzo cyawe, nawe Yesu akugirire neza cyane. Reka mbasabe muhaguruke mu myanya yanyu, nimuhaguruke dusenge, nimuhaguruke dusenge. Abo tugiye kwifatanya gusenga nimuhaguruke, mundebere niba aho hanze nabo hari abahari. Tugiye gusenga, dusenge kugira ngo Imana ibubakire kwizera kutanyeganyega kurushiza haba igiciro. Tugiye gusenga ngo nawe wahungabanye mu kwizera, Imana ikugarurire kwizera wataye, we kuba akazuyazi Yesu atakuruka, ahubwo uwongere ujye mu bushyuhe Yesu yakuzaniye. Turagira ngo mutere agatanga muze hano imbere, ndabona bateguye akarago hano. Uwifuza ko tumusengera imiryango irakinguye, tera agatanga uze hano imbere. Yesu yiteguye kuguha kwizera, Yesu yiteguye kukugarurira kwizera kwawe wataye, Yesu yiteguye kukubabarira ibyaha byose wakoze, byaba iby'abantu bazi n'ibyo batazi. Tera agatambwe rero uze hano imbere. Niko kurama, niko kujya mu ijuru, niko gutegereza umwami, niko kuba maso, niko Yesu yatanze inama, yabwiye Laodikiya ngo inama naguha ihane. Niyo nama iruta izindi igukwiriye, niyo nama idukwiriye, ni ukwihana aho twavuye, tukongera tugafasha, tukabwira umwami ngo nsubiza ku rufatiro cyangwa ngo nshyira ku rufatiro. Reka dusenge Imana ku bw'aba ngaba. Imana ishobora guteranya igiterane ari abikeneye, cyangwa se nawe utaje byanaguteye isoni, ariko Uwiteka we ineza ye iri aha ngaha. Reka dusenge Imana. Nsaba abakozi b'Imana baze dusengera aba ngaba, bafate mikorofone bigire hafi baze dusenge. Turasaba umushumba w'itorero rya Biryogo, agiye kutuyobora mu gusenga, ariko kubera ko umwanya wacu wihuse, sabe namwe muri aha hagati, birashoboka ko utaguye ariko kwizera kwawe kwarahungabanye, nawe ijambo rikugezeho usanze utari maso, nawe wari ukwiye guhagarara mu mwanya wawe bakagusengera, Yesu akakugarura mu mwanya wakaguha imbaraga zo kuba maso no kumutegereza. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Uwumva hari akeneye iyo nkunga y'amasengesho nawe nahaguruke. Kasabe mushumba w'itorero asenge. Dusenge Imana.